kurikira ivugabutumwa kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel God Official. Yesu ni yamamare. Yesu mashimwe, amahoro y'Imana abe muri mwe. Nishimiye kongera kubonana namwe cyangwa se kuganira namwe, ndetse nezerewe cyane uyu mwanya. Njyewe nanone tugiye kubana muri aka kanya. Nitwa IRABISHOBOYE, aba ndi umusore wagiriwe ubuntu bwo kumenya Imana, ndetse ikirenze kuri ibyo Imana ikamuzirika kigufi. Mbere yuko rero dutangira kuri iri jambo, katubanze dusenge. Data twese uri mu ijuru, mu izina ryawe rya Yesu Kristo turagushimiye. Tugushimiye ko utubashishije kugera muri uyu mwanya, ndetse tukaba tugeze ubu tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirihimbazwe. Suko twari beza, suko twakiranutse, n'ubuntu bwawe Mana. Hari benshi bagiye tutarushaga gukiranuka, hari benshi bagiye tutarushaga uburanga, ariko twebwe wakomeje kuturinda, uba mu ruhande rwacu. Data wa twese uri mu ijuru, ndabigushimiye. Nkweretse uyu mwanya rero tugiye kujyamo, kugira ngo Uwiteka ubanemo natwe, ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bibe kuri twe, amahoro yawe aganze, kandi ikiri ijambo ryawe ridushakaho uduhe kugikora no kugikurikiza, kuko uri Imana yumva gusenga. Nyemerera ubane na buri muntu wese uri bwumve iri jambo, kandi na buri muntu wese ribugire icyo rifasha naho rimukura. Uwiteka umwambike imbaraga, kandi umukomereze muri uru rugendo rw'agakiza, ndetse muri uru rugendo rutaganisha kukubaho tudapfa. Ngaho bana natwe muri uyu mwanya, dutangiye utangirane natwe mu gusoza, nabwo ukomeze kubana natwe mu izina ryawe rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Ndabashimiye mwese mudukurikiye kuri iyi channel ya God Official, niryo zina ryayo, yitwa God Official. Turabashimiye cyane kuba mudukurikiye muri uyu mwanya. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi y'119. Turasoma duhereye ku murongo wa 10, hanyuma turifashisha n'irindi jambo riri muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 12. Ijambo riravuga ngo nagushakishije umutima wose, ntukunde ko nyoba ngo ndeke ibyo wategetse. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye, kugira ngo ntagucumuraho. Iri jambo rirakomeye cyane, kandi ni ijambo ry'ukuri ryo kwizerwa. Mu by'ukuri kubikira Uwiteka ijambo rye mu mutima wawe ni ikintu kitoroshye cyane, ndetse ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu Yesu ajya gutoranya abigishwa, ntabwo yahise abatuma ngo bagende babwirize abantu babahindure. Oya, yabanje kumarana nabo igihe kitari gitoya, abatoza kubika ijambo rye mu mutima we, kugira ngo mu mitima yabo, kugira ngo ubwo bazaba bamaze kuba abakuze mu buryo bw'umwuka, bazabashe gufata rya jambo babitse, rikomeze kubyara umusaruro, ndetse rikomeze no kwagura umurimo wiwe mu buryo bw'umwuka. Umuntu wabikiye ijambo ry'Uwiteka mu mutima we afite ibintu byinshi bimuranga. Icya mbere, uwo muntu ntabwo atora icyo abonye. Nk'uko abanyarwanda nibo njya nkunda kumva baca umugani, bakavuga ngo uzi icyo ashaka ntabwo atora icyo abonye. N'umuntu nawe wabitse ijambo ry'Uwiteka mu mutima we, ntabwo apfa gutora icyo abonye, kuko iteka rya jambo niryo rihora rimuyoboye kandi rimurinze. Iri jambo rigendana n'ijambo riri muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 12, rivuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Mu by'ukuri uyu muntu ushobora kurinda ijambo ry'Imana mu mutima we, uwo niwe ubasha kwihanganira ibimugerageza, kuko niyo hagize ikibazo kiza cyangwa se imbogamizi iza, abasha kwibuka ko hari ijambo yabitse mu mutima we. Yagera mu kazi yabona biri gusaba ruswa, akibuka ko hari Imana yavuganye nawe, akibuka ko hari ijambo yabitse mu mutima we rituma atagomba kugira gutanga ruswa kugira ngo abone ka kazi. Yagera muri case, njya mbona hari abakobwa benshi
kugira ngo babone akazi babanza gutanga imibiri yabo kugira ngo babone ibyo bakora. Ariko iyo umukobwa yabitse ijambo rye mu mutima we abasha guhagarara ku bukobwa bwe, akabasha guhamya Imana. Ndetse n'abasore nuko kenshi cyane biragorana kugira ngo ubone umusore ubasha guhamya 100% Imana. Ariko iyo rya jambo yaribitse muri we abasha gukomera ndetse akaba ushyitse mu buryo bw'umwuka. Ikirenze kuri ibyo akomeza kugwiza imbaraga mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Hari abantu benshi bagiye bagiye babika ijambo ry'Imana mu mitima yabo. Iyo mitima yabo ikanesha, si ukunesha irari ry'umubiri gusa, ahubwo banesheje no mu buryo bw'umwuka, ku buryo bambaye imbaraga zibambutsa cya kiraro cy'urupfu zikabageza mu bwami bw'Imana. Ndafata urugero cyane kuri uyu mugabo cyangwa se aba basore, harimo Daniyeli na bagenzi be. Daniyeli akigera mu gihugu cy'i Babuloni yaravuze ati ntabwo nziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Mu by'ukuri kuvuga ngo ntabwo aziyandurisha ibyo kurya by'ibwami si uko bitari bihari, ahubwo nuko yarinze ijambo rye, yanga ko amaraso ya gakondo ye yivanga n'amaraso y'abanyamahanga, kuko ibyo baryaga byabaga biterekereye. Bivuga ngo iri jambo yabitse niryo ryamuhamije. Uwiteka amugaragaza nk'umuntu ukiranuka, Uwiteka amugaragaza nk'umuntu ufite imbuto, Uwiteka amugaragaza nk'umuntu ufite ubushobozi bwo kwihanganira situwasiyo iyo ari yo yose kugira ngo aheshe Imana icyubahiro. Ari nacyo turi gusabwa muri no minsi, nuko tugomba kwibuka ijambo twabwiwe, tukibuka ijambo twasigiwe na basogokuruza, tukibuka icyo Imana yatuvuzeho, tukibuka ko mbere y'uko tuvuka hari ijambo Uwiteka yatuvuzeho tutari twavuka. Ndetse Bibiliya itubwira neza yuko na mbere yuko tuvuka Imana yari izi ubuzima tuzabamo, izi kuzakena, izi kuzambara ubusa, izi ko uziga, izi ko ibyo ngibyo byose. Iyo wamaze kumenya neza ko mu mugambi w'Imana nawe izina ryawe ririmo, nawe uri registered mu bantu Imana yahamagaye ndetse mu bantu Imana yatoranyije na mbere yuko babaho, ntabwo utora icyo ubonye. Burya utegereza imvugo ya data wa twese uri mu ijuru. Utegereza Imana ishoboye byose, kubera yuko niyo yonyine ibasha kurinda umuntu, ikarinda n'icyo yamusezeranyije. Rero twebwe abantu icyo dusabwa ni ukurinda ijambo ryayo. Ngo Saduraka, Meshake na Abedenego icyatumye bahamya neza mu Banyebabuloni bakanga kuramya igishushanyo, ntabwo ari uko bari bafite imbaraga nyinshi cyane zababashisha kunesha, oya, ahubwo ijambo babitse ry'Uwiteka mu mitima yabo niryo ryabafashije guhagarara bashikamye, ribafasha guhagarara bemye, bahamya Uwiteka mu banyamahanga. Abanyamahanga barizera, bamaze kwizera nabo ubwabo ntibapfa, ahubwo barakira, kubera yuko Imana iyo wayihakanye nayo ntitinya kukwihakana mu bibazo, ariko iyo wayihamije mu makuba no mu bantu nayo ibasha kuguhamya ikagaragaza ko uri umwana wayo. Rero reka dufate urugero. Hari umukobwa umwe yananiwe kurinda ijambo. Icyo gitekerezo nicyo tugiye kwifashisha tunasoza. Uyu mukobwa yananiwe kurinda ijambo, ariko kurinda ijambo kwe byatumye abura byose. Uyu mukobwa yavukiye mu muryango ukize, avukira mu muryango ufite amafaranga, umuryango wishoboye, umuryango ukomeye, bidakuyeho ko byari no gushoboka ko avukira mu muryango utishoboye. Ariko mu kuvuka kwe yavukanye ikibazo. Avuka ku bantu bajya babona, hari umuntu ubona afite inyonjo mu bitugu, mvuga ngo iyo nyonjo yarayivukanye, hanyuma arayikurana. Mu gukura kwe ariga, iwabo baramurihira, abona amafaranga menshi, arangije kwiga yiga na kaminuza. Nyuma y'uko amaze kwiga kaminuza, bagenzi be biganye yagiye abona bashaka abagabo, abandi bagashaka abagore, ariko akabura ubwashaka kubera yuko nta musore wari kumwiteza. Namwe murabyumva, ntabwo wakitenga abasore yaganirizaga baramubwira ati ntabwo twakwiteza nubwo ufite amafaranga, ariko ufite inenge itatuma tukugira umugore. Hanyuma aza guhura n'umusore nanone
w'umukene utishoboye udafite ishinge na rugero, nyine nk'aba bandi muzi bamwe babita ngo ni inkubiswe, ari abantu bagenda nyine ukabona yewe yanagenda ukabona ko ari umukene bitabaye ngombwa kanabikubwira. Hanyuma uwo musore bahuye, nubwo yari uwo mu muryango ukenye nta kintu na kimwe afite, ariko yari afite ubushobozi bwo kuba yafata ya nyonje iri kuri wa mukobwa akayimukuraho. Hanyuma bahuye aramubwira ngo ese umuntu aramutse agukuyeho iyi nyonje wamuhemba iki? Ese icyo yagusaba cyose wakimuha? Umukobwa aramubwira ati yego rwose icyo yansaba cyose nakimuha. Hanyuma aramubwira ngo rero ngiye kuyigukuraho nyigutware, ubundi nimara kuyigutwara nawe uransezeranya kuza ko uzaba umugore wanjye. Umukobwa arabyemera, hanyuma umusore aramuhobera, maze kumuhobera ya nyonje iva kuri wa mukobwa ijya kuri wa musore. Hanyuma haciyemo igihe gito cyane umukobwa atangira kwireba, akajya abona yari afite ubwiza burya bwari buri gupfa ubusa bupfira muri ya nyonje. Akareba uburyo yari muremure, akareba isura yari afite, akareba ukuntu ahagaze, akabona ni mwiza cyane atakwiriye gukunda wa musore w'umukene nubwo yamufashije gukuraho ya nyonje. Hanyuma abibonye bimeze gutyo aravuga ati reka iwacu turakize, turi abanyamafaranga, ntabwo nakwiteza uriya muhungu umeze kuriya. Icya mbere yamusuzuguye ko ari umukene, icya kabiri amusuzugurira ko yafashe ya nyonjo ye yarangiza akagira ute akayishyiraho. Hanyuma yaje guhura n'undi musore biganye muri kaminuza nawe ufite akazi, barashakana, bararambagizanya. Hanyuma umusore nawe arabareka bajya gutera igikumwe, arabareka. Ku munsi wo gusezerana mu itorero n'imbere y'Imana, umusore nawe ajyayo yicara inyuma y'abandi, kuko abantu bose baramurebaga bakabona nta jambo afite muri ubwo bukwe. Abantu bose bamureba bakabona nta n'ikintu yagagombye kuba ari gukora aho ngaho. Bageze kuri hahandi bavuga ngo umuntu waba ufite ikibazo cyatuma aba bageni tutabasezeranya namanika ikiganza. Habura n'umwe. Uwo musore kuko yari yicaye inyuma yajya azamura ikiganza, abo bari kumwe baje baherekeje umukobwa bakamusubiza inyuma ati narorera atica ubukwe, ariko mu kuzamura ikiganza cye yari afite impamvu. Hanyuma pasiteri yaje kumureba, yaje kumubona ari imbere kuri aritari, amubona azamura ikiganza bari kukimanura, aravuga ati n'uwo nimumureke aze ubundi avuge ikibazo afite. Hanyuma arangije ageze aho ngaho aravuga ngo ngira ngo murabizi mwese yuko uyu mukobwa yavutse ameze gutya afite inyonjo, none uko mundeba niwe wakagombye kuba umeze, ko twagiranye igihango tugirana isezerano ryanjye yararyishe, nari naravuze ko nzamugira umugore igihe cyo gushaka nikiramuka kigeze, ariko yarampemukiye ntiyemera ko mba umugore we, ahubwo mba umugabo we, ahubwo ararebye abona ko ibyari bimuriho namukuyeho nta mumaro kuri we, byari nta gaciro yabihaye, ahubwo yahisemo ko njyewe mpfa gutyo gusa. Ariko ndagira ngo kubera yuko yanze kurinda ijambo ryanjye twavuganye, indahiro yampaye, ndagira ngo asubirane ibye. Arangije arongera mukoraho ya nyonje musubiraho, wa mukobwa asubira uko yarari. Inshuti yanjye reka nkubwire, na wa musore bari bagiye gushyingiranwa abonye asubiranye ya nyonje yahise amwihakana, aramwanga. Umukobwa abura epfo na ruguru kubwo kunanirwa kurinda ijambo rye yasezeranyije uwo musore. Icyo gihe natwe kuri ubu benshi muri twe niko tumeze. Hari abantu tugikizwa, twakijijwe twumva tunezerewe, twumva dukijijwe tunezerewe agakiza ko muri Kristo Yesu, kandi ikirenze kuri ibyo sinzi nimba ari muri ADPR gusa, ariko twe nge mbatizwa barambajije ngo uzakorera Imana kugeza ryari, mvuga ko nzayikorera kugeza mpfuye. Hanyuma abantu benshi iyo bamaze kugera mu gakiza, bamaze kurambamwe imyisi, batangira kubona ko amaraso ya Yesu yatambwe kubw'ibicumuro byabo nta mumaro munini afite, nyamara bakikoreye ibyaha batari baruhurwa n'umwami Yesu Kristo, bumvaga baremerewe nabyo. Hanyuma bamaze kuruhurwa nabyo, Yesu amaze kubyikorera, baragenda bibagirwa ko yabyikoreye. Hanyuma yaho nanone kandi bamaze kwibagirwa,
ntibemera gukurikira ijambo bamusezeranyije, ntibemera gukurikira indahiro bamusezeranyije, ahubwo bigira mu bindi bidafite umumaro, bakora ibintu byangwa n'amaso y'Uwiteka. None ko bimeze bityo, umunsi Yesu azagaruka aje kukubaza icyo wamusezeranyije, niba warakirinze uzamubwira ngo iki? Mbese ijambo rya Kristo riracyari muri wowe? Mbese ijambo wamusezeranyije uracyaririnze? Mbese ibyaha yagukijije wibagiwe ko ku munsi w'imperuka niba utararinze ijambo wamusezeranyije, bya byaha bizakurega ukarimbuka? Mbese uracyarinze ijambo ry'Imana muri wowe? Mbese ubuntu bw'Imana buracyari muri wowe? Mbese uri kumva uhagaze ute muri iyi minsi bikwemeza ko ukirinze ijambo ry'Imana mu mutima wawe? Ndagira ngo nkubwire ko ibintu byose dukora, iyo hajemo kurinda burage uba uzishyize ku ruhande, ukabasha guhagarara ushikamye, ukarinda ijambo ry'Imana nk'uko riri, ndetse ukarinda umutima wawe kugira ngo utagwa mu moshya. Dukomeze turinde ijambo ry'Imana mu mitima yacu, nibwo imigambi y'Uwiteka izasohora ku buzima bwacu, kandi nibwo tutazabasha kugwa tugushijwe n'imiraba n'imiyaga hirya no hino. Dukomeze twihanganire byose, turinda imitima yacu kugira ngo itagwa mu gacu, kandi dukomeze gusaba imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo turusheho kunesha. Ubwo Yesu azaza, natwe ntituzagira isoni cyangwa ngo tubebere, ahubwo tuzagende twishimye cyane, tunezerewe nk'iminyago ya Kristo Yesu yavuye mu maraso ye. Nyemerera rero dusengane muri uyu mwanya, ariko muri uyu munota n'irisogonda umaze kumva ibi, ufata icyemezo, ufata umwanzuro. Niba hari aho wasubiye inyuma, wongere ugaruke. Nimba hari icyo wakoze kidashimishije, wongere ushimisha Imana, kuko Imana yemera gushimishwa rimwe. Wasubira inyuma ukagaruka ukihana, ukongera ukayishimisha, byose biremera. Ngaho nyemera ugaruke mu mwanya wo gusenga, ugaruke mu mwanya wo gukiranuka. Ntube ibyo ab'iki gihe barenzaho, basigaye babyita ngo ni ukurenzaho cyangwa ngo ni ugutwika, ahubwo ukurikira umusaraba, urinde ijambo ry'Uwiteka. Nyemerera rero dusengane, ubundi dusoze. Murakoze. Data wa twese, mu izina ryawe Yesu Kristo, tugushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye kuri Imana ishoboye byose, tugushimiye kuri Imana itagikangwa n'ibihe. Hari impamvu uba wemeye ko twumva iri jambo mu matwi yacu, hari impamvu wemeye ko twongera kwibuka ko hari ijambo wabitse mu mitima yacu dukwiye kurinda, hari impamvu uba wemeye ko no muri uyu mwanya tuwugeramo. Nyemerera iri jambo Data wa twese ryongere rigira ahantu ritwibutsa, rigira aho ridukora, tugira ibyo twibuka, dukomeze kubirinda, kandi ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bikomeze kuba kuri twe. Fasha buri muntu wese wumvisha iri jambo, kandi ukomeze kumwagura mu buryo bw'umwuka, ndetse umwongere nk'umutima w'urukundo n'umutima w'imbaraga cyane, kugira ngo abashe kwirinda, adasubira inyuma akagwa. Byose tubisabye Imana mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Njyewe twari tubanye muri aka kanya, cyangwa se twari turi kumwe muri aka kanya, nitwa Dani Irabishoboye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kandi Yesu abahe umugisha. Murakoze. Kurikira ivugabutumwa kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel God Official. Yesu ni yamamare.